atariko man mbwira oyabwire wagarutse mbwira ariko se buri gihe wagarutse ngaruka he ndangaha nawe bo tikamubwire kuwa gatanu twari dufite show ntabwo zirangiye noneho tugiye muri show hari abarasta bamwe urumva base bazana ibintu bya renge man stage uburyo twe twanayipanze ntabwo twayikoze ukuntu twe twayipanze gusa nyine ngewe bazizajye narazirambuye nyine nk'umuhungu urumva iki n'iki ndatwikarashya ariko urumva stage nyine uburyo twe twayipanzemo ntabwo ariko twari twabiteguye twaje mu cyumba Marika we Mars kutanafata reba no kuri safe Oui, mwinjire. Bite? Yo papa. Kandi ngewe rero buriya mfata ibyemezo mbifashe. Zero mama w'umuganga utangiye kumugusura. Dr. Mark. Hi. Waramutse. Zanya amadosi ngo yansingire. Nkigize neza. Urabona atari bisanzwe? Ndebe. Iyo nyuma ariko se. Urukundo bitwaye iki? Nga nivyo ariko nabonye gutereta n'umwana ariko mani ibintu byo kumubesha nese ubu hano uzamuzana muri igete ashe umwana wanjye mutwaye kimana mani igete icyumba kimwe ubura kubona twazayibamo gutyo nagutumye amazi babuja yaje ntabwo nzi ukuntu byagenze byagoye cyumba ndo abantu kanekera ko nshobora guteka anzi nagwanekera no guteka nibyo nize muri nanga superieur guteka mani nshobora byose baby nibyo nize muri superieur nikere kuraza guteka utuntu duke turi bumare kuko ntabwo nshaka bakaboye bamenye ko nari ndi muzima nyine barasanga narwaye reka nze nkwereke uyu munsi katre Wowe nanone. Bite byawe? Ni byiza. Ndi gushaka Mike. Mike nawe. Ye? Ari he? Nawe ari kubesha ko ibibazo twafashe. Hoya ntabwo nje kwizonje gushaka Mike. Ari Mike nawe. Ase muko. Bite. We na nimero sugira Mike. Na nimero sugira. None niba nzifite nukuza nk'igihubutsi hurururu pano kubitaro cyagena no gushyembaga ariko nani ubona utari kwesha agaciro amwe ere wait noneho urumva tugire nyine kamwe kuntu urumva then turi nyine turadukoranye after eating so wachukana akazi nawe wanze gabanya umusoro genda unekere nirire se ko turirwana nekera mbanze nirire ndi gusanzwe kare ku muso wajya guteka ufite umusonga mu ntuza banze ugabanye ku musonga kare wenda kagabanuke then imbona nagukiritsemo gakeya nawe nyine uri guseka nk'ibintu byagahonga nyine ni dukomeze kwe tugenze nawe sameze neza bakara bire sikaro watumye nsi ibishuri ako none usha zawe ndeba kabisa none no wirebe inyuma utisubiraho
nabajije ngo Mike ari hehe? Mike ntawe uhari. Ako se ikibazo ni kukubaza nagura kucyumva Mike ari hehe? Ndabizi neza ko uzahari. Ninjye barayizamu. Mike ntawe uhari. Yavuye hano usanga yagiye hehe? Yagiye ryari? Erega Mike ni boss y'ibi bitaro akora ibyo ashakiye. Secretary we ninde? Secretary ninjye. Ako ubutaha so nawe asanganye. Ninjye ko mba ndi mu kazi. Umva nkubwire niba hari aho uhuriye no kubukunda Mike cyangwa mukaba mukundana. Nkubwire wirebe. Ubigendemo gake ukunyumva. Ukora mukunda. Ndamukunda uretse no kuba mukunda. Ako niba mukunda nagukunda ndikumva nta kibazo bakabaye kuri. Navuze ngo ibyo kuba mukunda cyangwa mukunda cyangwa yaba nkunda. Ibyo ntabwo bikureba. Ahubwo navuze ngo niba hari aho bihuriye no kuba umukunda cyangwa wamukunda ubigendemo gake kubera wahasiga n'ubuzima wanyumvise. Sunduranze. Si impunzi sinshaka no kukumenya ariko nakubwiye ngo witonde ubigendemo gake kubera ko ninsanga nawe uhuriye na Mike zagukora. Tuzana abarwayi barwaye imitima. Bamaze abo barwayi ntaho bahuriye nanjye nanje kuri Mike kunyumva ubutaha ariko abarwayi siko ari bo batwishyura. wabwirwa n'iki ko nanjye ntwaye Barwaye. ndarwaye Barwaye iki? by Mike. Mike icyo ni icyo Wanyumvise neza. Okay. Navuze ngo ngaho icara turajya kugucisha mu cyuma turebe ko iyo ndwara yitwa Mike ibaho. Hari amasaha yakuze naguzwe. None baravugisha. Arambwira ngo nisangare. Mani ambara vuba pe. Yabana amasaha ageze. Bagusanga abantu cyane. Siko nagacuritse. Nawe mangira vuba pe turavuga. None ko bani none wabivuga no kubeshya. Tezanje. Dore byose ngibi na rinete. Mbanye. Sabya byiza nise. Mani turavugana. Turavugana mani. Sawa nyine tu. Sawa turavugana. Sawa. bamubwire nimba hari aho bihuriye na Mike. Wanyumvise neza? Niba ibintu ndi gutekereza ari byo. Sumbe gutekereza ibiki? Nimba uzirukanwa, nimba uzajya hehe. Ibyo ndi gutekereza byose. Gusa nimba ukunda Mike cyangwa ukaba unamwegera cyane, nakubwira ngo bigendemo gake kubera kuri Mike. Ubuzima wawe uretse n'akazi wabura n'ubuzima. Wanyumvise? Mutima ntabwo njya ndwara. Are you sure? Urumva narwara. Genda be. Mva mubwire. Mumenyere. Ejide. Kuko nta umva nkiza inanshashwa y'umukobwa. Saba abana ko badatara muri amasaha ageze. Ukuntu batumye mbwira Peter ngo agende vuba numvaga amasaha baba bageze aha. Ukuntu nongeye kongera ndware ndembe ku buryo aravuga ati umwana yarimbye pe. Jojwe nini? Jya. Sohora hano. Jojwe nini? We ngo numeze bite we? Ufite ikihe kibazo? Kuki waje gutukira kanira hano bakubwiye ngo Abaganga ibi bitaro ntabwo bijya bivura abasazi zakindera. Abaganga hano batoje gutongana. Ntabwo Nimba naje kumwaka serivisi ndwara akwiye kunyakira neza. none se kutice ukaba waje kumutunga intoki vipi zawe? Yarankuruye. Wo? Ahubwo umuganga wanjye afite ikihe kibazo? Bana we, bana tubaye. Ariko bana da, hamagambo menshi.
ngende wenda kuza kandembe Ndagenda we muzana garukano ibyo uba waje gucakana ntara ntabavura basazisha kandi ije ritonera mawe kandi kubona ari gushaka ushobora gutaha sabona ibana mwinjire ntabwo wafunze ukomeza kurwara gusa nakomeje kurwara ndahoshije iyi nsoma nagiye kuri farumasi imiti ndayifite inzara iranishoye nshaka kuva mwagenda nta kintu nakoze n'imiti nayitumye umumotari ntabwo watetse gusa murabona ko ntabwo natetse Ndiye n'ifoto ntabwo ari nziza njye n'ubundi agakubwira ko urasa ari na telefone gasi ahubwo nateke nayo ndashonje ngiye guhamagara papa uzabirirwa mu rugo uryamye n'umutwe se niba umuntu arwaye ntabwo mwamwumva gufungura gaze si biba byakunaniye gufungura gasi shamari genda mu ndege Niri kandi ukuze nabi genda aza kubibwira papa byose niyo se kubera iki muri abana bawe ubu muri mwese ninde muntu urwara nkareka kumwitaho bagiye kwa muganga se basi tuvuge ngo niho arembera guha n'imiti imiti nayiguze imiti se ntabwo nyifite mari no gusenduka umutamu mfata ko nta kibazo twohereza amafaranga bamuhaye tujye kwihahira tugiye kwitekera mbo turateka ibyaro turateka se biriya bivange nibyo turateka zana amafaranga tujya kugura ibyo duteka kwizanya bwe kuri telefone kandi ndumva yishakira n'ifi shakira n'ifi kajya guteka sonari shaka icyo mwigure pe nimuteke ibindi bintu sindarya Ejide karame Solange aramutse aramutse neza nakazindukiyemo nakazindutse rwose akazi k'akagabo gashoboye ariko nimugoroba nabonye mwari musimbutse babona wa mukobwa ubire uri kurira nde dore ngo haye 10,000 ndakeka yahagije papa yaguhaye angahe 10,000 asurambaze papa yamaye ngo bimare icyumweru mbese 10 turayikoze zirahahiye ifise gurangahe genda mukoresha amafaranga ayarabaye ibindi bintu byose ko bihari ibintu koza vegire umunyabwenge shyira 40,000 hano sigarana 10 gaze yari hari na bari mari mwinzamure isukari mu ndeke cyangwa mbihore umuntu umurwayi atongana gutya sameze mamone stress hano nicare wose ko ise ntabwo mushaka ikintu umuntu arya pe twakoze cyane ku ntabari yanshinze yaba ntabwo namenye ibintu byo gutukana n'ikimana waba ndenganyije pe nese uriya yari gatiki ni umusazi wari uje kwivuza wowe mwavuganye wumvishe bimeze bite ariko nk'abantu twize ibintu bijyanye no mu mutwe urashaka ko afite ikibazo cyo oya nanjye uriya mukobwa nabonye arwaye pe ararembye rwose mugere mumwiteho hano mu byo twitaho ntabwo urwego umutwe tubwitaho wakoze kumumfasha gusa ngeneye ntanabimubwiye ngo azagendera pe ntabimubwiye cyagiye twasohotse wayareba n'ahandi ajya nta ariko ni kibazo umunyamahane uzi ko yarakwishe we nanjye yaransimbukanye iyo nagiriye umukubuzo ngo mukange yaranyishe buriya yari yayobye buriya kigaragaje ko atasa no gusoma nyine abantu bafasha abandi yaraje kwivuza se ntabwo nakubeshye yanteye kuriya babona ngo nyine bwari bwije yanteye gusa nyine wakoze ndagushimiye rwose ni ukwikorera amabuja mwese bane wamfashije cyagiye wanyakiriye neza uri umuntu mwiza pe imana iguhe umugisha ahubwo bakirese nawe ujye ufata neza hasi nta kibazo cyawe uritonda ntabwo umeze nk'ababaganga abandi niyo byibuze pe ngira umutima mubi rwose nta kibazo so kugufasha rwose ni nk'inshingano zanjye ntari ngombwa ngo urinde waba igihe nta kibazo wakoze usanga nawe mu kazi ndananiwe nkeneye gutanga byo kuruhuka ndananiwe umutwe ukundya umva bayi sawa rero barakwita ariko abandi ujye bitwaraho neza sawa rero mwirirwe neza ntabwo abantu bose bitonda nkanjye naze kamena akora amasuku mayike aje agasanga ntakubuye hano banambukira turo twatere yabwiye azasange naratubagaye kamena bikurikirana hano harebe hose sawa mwirirwe neza sawa
Mike asanze ntari nagira bino bintu yapamanga naho namukira rwose. Ariko hano hantu hari haratemenya. Uyu mukozi ahubwo wagira ngo yirirwaga ari wera mutabi nta kazi yakoraga rwose. Ewe nari naniwe n'inzara byose. Mama mushaka ikintu umuntu arya ibyo mubireke. ubundi uzi ko twakoze ikizamini ni ukuri igisere mwakoze examen Grace mbwira wimbeshye mwakoze examen twakoze ikizamini nyine ndapfuye benigi noneho ndapfuye subwo basi ntabwo ariko namujye gukora examen ngo benigi byamwangura arwaye mbese wagiye kwivuza ufite ibyo kujyana nose ntabwo wari kumvisha ntabwo wahita undabura koko Restaurant yambaje bazadabirwa na kumuhamagara igisere byose mazina sweet kakubana kurangira ibyo nawe narase examen noneho mwana ushobora byose Mani wari kumamagana naye nkihangana nkatsi nubwo ntaremeze neza. Zora urembye se no gucana akazi byakunaniye. None se twagurembeye inzira nto kujya tugenda tugweta mu mugongo. Hako mu bikowe wanyu se examen. Ngo bagiye ko wari afande. Ufite ibyo umaze kubyimbamo. Nyuma yo kuba afande ko ni papa wanyu. Cyaka papa yaranyitsa. Yanakwicaza kugira ngo umusebye. Umva, tegera ubwoba n'ubwenge bafite. Kuko yakwica usize ko ari inyungu zacu. Rero naretse kurwara ngasiba examen. Usa ndwaye kwezi kose byagenda bite? Amafaranga se wayatanze ngo. None se baye ngombwa ko ndwara kwezi kose byagenda bite? Subwi mwaka yo kugize imfuriza ko ubishuke yawo urubara imitwe. Sinagutekeye imitwe nk'umiki ko nakuvuga ngo ndarwaye ari ikintu wamaye. Wari byamugabanya mu mucakira ikintu umucumu unyohereje ngo byo kugura ifi wari ifi ukamushyira andi bitanu ariko umunwa mufite ushira erega mubona amafaranga mugashaka kuyarira rimwe ngo ashire ejo bundi mukaba mwita rimwe se niyo tuta iyo tuvuye kwishura natwe mufite simbategera sima muzi ko nakuye akazi naye papa aba yamaye rero niba yamaye nkabategera ntago mama yakoresha bisa nk'aho yani nabamenya niyo yakira wamenya kuri kwakoresha Mutaramu Peter. Wagwan. Ibintu ni waneza si bro. Sinawutera da stress. Tujya guteka nani. byanjye ni ibyawe mu bebe cyarasa kutatira umuntu arakurya ibyenze mani umbarire mugurire igirimo ahubwo uratwite ni ko nawe nari bireka mbega igikapu njya mu gikoni umuntu mugira sawa nyine ryama nimba urwaye nimutinde ku muhanda abashundashonje umaze kwigira amabuja akazi muri uru rugora gasomeye nani Mfite inzara yatwara n'akadege ndagasigisha bazi nyitondesha umva akazi karanyishe kamanze bure wakintu none ku bitaro bampaye urumva ariko shamani Urabizi oya mani wizana imitwe umva murabure wizana iyo billboard bya by'imitwe ngo baguhaye job ahubwo uvuga ngo bamaze iminsi baguhaye job ahubwo urabona watangiye ukwezi kugeza hagati umazemo 2 weeks ntabwo bari bakura buri half man abiceri bari bamuha ubwo simbishyira mu makuru mpereza iby'imana nyinshi cyangwa murabure bro urabona nyine Claude rumva nyine yanjabutse tu azanye iboro nyine by'ubugari urumva man skone nana no nazimije umva man ngamera ariko ubundi niko twe bikoni manza neza nerekire ndamenye nubundi ariko nubone nta n'ubugari usanga mu mwana